naho ubundi rero burya uwikize inkuba arayiganira. ubwo se ushatse kuvuga iki muri uwo mugani koko? Nibutse ko uyu munsi twujuje imyaka 40 urugo rwacu ruzutse. wahora n'iki ko iyo tutagira kasimatiki urugo rwacu ruba rwaribagiranye? Ahubwo si ibigwi by'ivugururwa muri Roho Mutagatifu wabivuga ukabirangiza. Byabaye igisubizo mu bantu, Byatoje abantu gusenga, byabaye umusemburo wo gukunda gusoma Bibiliya, byarumbutse imbuto nyinshi z'abiyeguriye Imana mu bitsina byombi. Abanyarwanda biteje imbere kuko bamenye ko umurimo ukozwe neza bari isengesho. Erega bamenye ko roho nziza itura mu mubiri muzima, maze bava hasi barakora kuko barizamura kandi bafasha abandi. Uravuga iki? Muri iyi myaka ryafashije gutuma igihugu kigira abantu b'inyangamugayo, aho dusanga bamwe muri bo mu nzego zinyuranye z'ubuyobozi bw'igihugu. Ongeraho ko ryakemuye n'ibibazo byinshi mu bantu bijyanye n'imibereho nka biriya byari byugarije urugo rwacu. Yego disi, ryitaye ku bakene, aboro, indushyi n'abandi. Ibi rero ndimo kukubwira buriya ari akantu nibitseho. Kagire Ubu nibitseho n'ubutumire bwa yubileye y'imyaka 50 ivugururwa muri Roho Mutagatifu rimaze rigeze mu Rwanda. Uravuga ukuri? Reka ahubwo mbusome ndanguruye n'abandi babyumve. Nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana, umwepiskopi wa Diyosezi ya Byumba akaba na perezida wa komisiyo y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki afatanyije n'ubuyobozi bw'amakoraniro ya Charismatique mu Rwanda, banejejwe no kubatumira mu birori by'umunsi mukuru wo kwizihiza yubileye y'imyaka 50 ivugururwa muri Roho Mutagatifu rimaze rigeze mu Rwanda. Bizabera muri paruwasi ya Gahanga muri Arikidiyosezi ya Kigali ku cyumweru tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024 guhera saa 3 za mu gitondo. Harimo umuhango ukomeye uzakorerwa muri iyi Antoine Karidinali Kambanda, umushumba wa Arikidiyosezi ya Kigali, azashyira ibuye ry'ifatizo ahazubakwa ikigo cy'imyiherero n'amahugurwa nsabaniramana by'ivugururwa muri Roho Mutagatifu mu Rwanda. Abakristo bo mu Rwanda no hirya no hino ku isi rero, nimuze dufatanye gushimira Imana dukesha impano y'agatangaza yagabiwe Kiliziya y'u Rwanda. Nimuze dusangire ibyiza bya Roho Mutagatifu.